n'icyenda noneho ayo mashyaka ashingira ku moko noneho aza yigisha ko rwose ko urwango ku batutsi ishyaka rya Parimehutu tugiye no mu nyito yaryo Parimehutu ni uvuga ngo ni ishyaka rigamije iterambere imibereho myiza y'abahutu bivuze ko utari umuhutu ntabwo washoboraga kwinjira muri iryo shyaka. Iryo shyaka rero ryaje no kuba ryo riyobora igihugu riyobowe na Kayibanda kuva muri 1962 kugeza muri 1973 ryigisha iyo ngengabitekerezo banashyiraho n'uburyo bwose bwo gucengeza ayo macengeza amatwara yabo nko kuba barakoresheje abahanzi bari bafite Parimehutu yari ifite itorero ryayo korali y'abahanzi bitaga Banyuramatwi Banyuramatwi bakaririmba iyo politiki igaragaza ko abatutsi ari babi ko abahutu barenganye imyaka myinshi cyane ko rero ikigomba gukorwa ko igihugu ari icy'abahutu iterambere rigomba kuba iryabo bijya mu bantu. Iyo ngengabitekerezo mwumva hari abantu yagiyemo rwose bakumva nibyo bayifata nk'ukuri. Abo bantu rero ni nabo bagiye bajya mu mashuri mu myaka yakurikiyeho. Habyarimana afashe ubutegetsi nawe muri 1973 ashyiraho MRND ishyaka rimwe rukumbi abanyarwanda bose bakaba bagomba kurijyamo naryo abakuriye muri iyo myumvire iyo mitekerereze bagiye mu mashuri yisumbuye bajya muri universite bararangiza baraza barimo bajya mu nzego z'ubutegetsi noneho yangengabitekerezo y'urwango nabo bayishyira muri politike yayoboraga igihugu kandi ari abantu bagize mu ishuri. Murumva ko abo bantu rero ni nabo bateguye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 FPR irabarwanyira batsinda baragenda. Abize ni bake cyane bagize uruhare muri iyo jenoside banayemera bafite n'imiryango babikwijemo yabo n'inshuti zabo. Bigaragara rero ko ibyo bisigisigi bigihari. Ubwo nasobanuraga impamvu ipfobye ukiribona muri abo bantu nabayikuriyemo cyangwa se abo bayitoje badashaka kubireka. Ariko icyo tugomba kwishimira no gushimangira cyane abo bantu ni bake cyane. Ni bake, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri niyo nageze ugiye mu mateka ya za jenoside zose igice cy'ipfobya kiza ari cyo gisoza ikorwa rya jenoside. Ipfobya rero ribaho na jenoside yakorewe abayahudi irengeje imyaka 75 ibaye nabo baracyafite abantu bayipfobya ariko abona aba birengagiza ukuri birumvikana. Hari n'ababikora kubera inyungu zindi. Mbaho urugero inyungu hari inyungu z'abashakashatsi cyangwa se abanyamakuru bumva ko babivanamo amafaranga bibahemba. Umushakashatsi nka Philip Regency ni umushakashatsi w'umubirigi niwe wagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga ku bwa Habyarimana mu mwaka wa 1978. Rya tegeko nshinga ryimikaga ko hagomba kubaho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe rukumbi hagomba gutegeka mbivuge ubwoko bumwe gusa ndetse n'abatutsi bageze mu mashuri bakaba bagomba kutarenga 10%. Uwo muntu rero no mu bitabo yanditse anavuga ko yari inshuti ya Habyarimana n'ubutegetsi bwa MRND ntabwo ariho yitandukanya na rya tegeko nshinga yabakoreye. Ugasanga rero mu bushakashatsi bwe ari umushakashatsi ariko mu by'ukuri icyo akomeza ni yangengabitekerezo y'urwango y'ivangura ya jenoside yanakoze igihe ari mu Rwanda ari umujyanama wa Perezida Habyarimana. Abanyamakuru mfata abanyamahanga nka Judy Reva umunyamahanga wo muri Canada umunyamakuru umaze iminsi asohoye igitabo yise ngo L'Éloge du sang we ni mu Gifaransa nkaho yavuze ngo ni L'Éloge ni nk'ibigwi nkuvuga ngo ni ibigwi by'amaraso. Muri icyo gitabo cye akoresha amayeri yo kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yaremewe ku rwego mpuzamahanga ntawayihakana ariko ngo kazana ibintu byinshi akavuga ko habaye za jenoside ebyiri ko na FPR yishe abahutu ko rero nabyo bikwiye gufatwa nka jenoside. Ati hakwiye ko hajyaho uburyo bwo kwemeza iyo jenoside. Abapfobye icyo nicyo kintu kinini bashimangira bafata abantu bakorewe jenoside nabo bakabashyiraho icyaha cya jenoside kugira ngo bateshe ya jenoside nyayo agaciro. Ubwo rero umva Judy Reva nawe abikora ku nyungu ze zo kugira ngo yubake izina nk'umuntu uri uvumbura ibintu bishya akanagera n'ahantu ashinyagura ku buryo bubabaje. Muri icyo gitabo cye aho avuga ko interahamwe zari zigizwe n'abatutsi ko yewe n'ibitero byatewe mu bisesero bikica abanyabisesero byari bigizwe n'abatutsi ko abatutsi aribo bishe bene wabo. Ni nabwo buswa bw'abapfobya kuko upfobya iyo ahimba ikinyoma nk'icyo bizwi ko atari cyo kidashobora no kubaho bitesha agaciro bya bindi avuga ubwabyo.
Rudireva akanirengagiza ko dufashe nka Bisesero yitirira ibyo ngibyo. Bisesero abantu bateguye jenoside bakanayihakora bayiyoboye baraburanishijwe mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Bamwe muri bo dufate uwari minisitiri w'itangazamakuru Eliezer Niyitegeka, uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Edouard Karemera, uwari minisitiri w'imari Emmanuel Ndindabahizi, uwari prefe wa Kibuye Dr Kayishema Clement, uwari umuyobozi w'uruganda rwa Gisovu rw'icyayi ruturanye na Bisesero Alfred Musema n'abandi. Abo ni bamwe mu bo mvuze bahamijwe kuba barayoboye ibitero by'interahamwe zigizwe n'abahutu b'intagondwa bishe abatutsi mu Bisesero, bagafatanya n'abasirikare, bagafatanya n'abajandarume. Rero urumva kujya kubeshya upfobya ikintu nk'icyo ni kwitesha agaciro bwabyo. Nta mpungenge bidutera. Buriya abantu bapfobya n'abahakana jenoside nk'uko nabibabwiye ni abantu bake cyane, ariko iyo umuntu asenya ibyo akora biragaragara kurusha ibyiza. Niko bimeze, ibibi bigaragara kenshi kurusha ibyiza, ariko ibyiza nibyo byinshi. Urubyiruko rwinshi dufite rwaba urw'abanyarwanda rwaba urw'abanyamahanga bamaze kugenda basobanukirwa n'ukuri kw'amateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko amateka ya jenoside. Bazi ko jenoside yabaye n'imwe, ni jenoside yakorewe abatutsi yakozwe na leta yari iriho hagati ya mwaka w'1990 aho twari kugirira impungenge n'icyo kibazo kiza kuba kitarakemutse ku rwego rw'amahanga. None ku rwego mpuzamahanga ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi cyararangiye. Jenoside yakorewe abatutsi yaremejwe, haba mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, rwarushyizweho n'umuryango w'abibumbye, yaba imiryango mpuzamahanga harimo inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye n'ibihugu byose. Icyo nta kibazo kigihari, ahubwo ubu ikiriho kinakorwa nuko nacyo kidushimisha. Binagaragaza ko urubyiruko n'amateka ruzabona ibyo rushingiraho, nuko ibihugu bitandukanye by'amahanga biriho bigenda bishyiraho amategeko ahana icyaha cya jenoside ubwayo, no gukurikirana abanyarwanda bahahungiye bakayigiramo uruhare, ndetse no gushyiraho amategeko ahana ipfobya rya jenoside zose zemewe. Aho bifasha nuko jenoside yakorewe abayahudi ipfobya ryayo n'ihakana ryayo rirahanirwa. Ubu rero ibihugu bigenda bishyiraho amategeko ahana jenoside yakorewe abatutsi, ibihugu nk'Ububiligi, Ubufaransa, Ubutaliyani, yewe no mu minsi iri imbere hari urubanza ruzaba mu Bufaransa rw'umunyamakuru witwa Natasha Polony akurikiranyweho kuba yarapfobeje jenoside yakorewe abatutsi kuri televiziyo, kuri radiyo yitwa France Inter yabo. Birerekana rero ko urubyiruko rufite aho ruhera mu kumenya ukuri. Ikigomba gukomeza gukorwa ni ugukomeza kubasobanurira, haba mu masomo bigishwa mu mashuri yabo, yewe n'ibiganiro bitandukanye, no ku mbuga nkoranyambaga. Abakoze jenoside baticujije ngo bemere icyaha cyabo bagisabira imbabazi, bagikomeje gutsimbarara, cyane cyane abari mu mahanga, ariko bafite na bamwe bari mu Rwanda, dufite bari mu Rwanda nabo babikora. Abo ngabo iyo itariki yo kwibuka ibibi bakoze muri jenoside igeze, umutimanama wabo urabakomanga, kuko n'ubundi ntabwo nibaza uburyo ukuntu umuntu yakwica impinja, ngo wica abakecuru, wica abasaza, wica abana, ugira umutuzo muri wowe. Ibyo ntibishoboka. Noneho rero ko umutimanama wabo bakomanga, niko bagerageza gutoneka abarokotse bahari, cyangwa se no gukomeza kugerageza guhakana, gutesha agaciro ibyo byaha bakoze by'ubugome. Ariko impamvu nini cyane ibitera niyo ngiyo, ni ipfunwe bafite, baba bagira ngo bakomeretse abarokotse, baba bagira ngo ikinyoma barebe yuko bagiha intebe, bashakisha gukwirakwiza ikinyoma. Iyo nicyo gisobanuro kinini gihari. Bene abo rero bagira n'ababafasha, kuko nk'ubwo mushobora kumbaza mutari ko abanyamahanga ko hari abanyamahanga bashyigikiye kandi bo batarakoze jenoside. Impamvu ni iyihe? Hari abanyamahanga bari barakoranye na leta, hari abanyamahanga bafashije leta gushyiraho iriya politike y'ivangura y'urwango, hari abanyamahanga bahaye leta intwaro zo kwica. Abo rero bafite ubufatanyacyaha, nabo baragira ngo bahishe ubufatanyacyaha bwabo. Turebe nko muri iyi minsi
hariho haravugwa ikibazo cy'umuntu witwa Hubert Védrine w'umufaransa. Hubert Védrine yari umujyanama wihariye wa Perezida Mitterrand. Ari mu Bufaransa hari inyandiko zasohotse biturutse ku mushakashatsi witwa François Graner, asaba ko archive inyandiko zakozwe mu gihe cya jenoside na mbere yaho zasohoka. Urukiko rwarabimwemereye, aho yashoboye kubona inyandiko zerekana ko Perezida Mitterrand n'abajyanama be aribo bafashe ibyemezo byo gukomeza gushyigikira leta y'abajenosideri, haba mu kubaha intwaro no kubahungisha. Hubert Védrine by'umwihariko nk'umujyanama we yaragiye atanga iyo nama yo gushyigikira leta y'abajenosideri, bavuga ko ngo bashyigikira abanyamwinshi. Akomeje rero guhakana jenoside yakorewe abatutsi, akavuga ko ubwicanyi bwabaye ngo ari FPR yabuteye kandi atari jenoside. Urumva ariho arahisha mu by'ukuri rwa ruhare yagize mu kuba umufatanyacyaha w'abajenosideri. Dufashe urundi rugero rw'ishyaka ryo mu Bubiligi ryitwaga IDC. IDC ni Internationale Démocrate Chrétienne. Iryo shyaka ryo mu Bubiligi guhera muri 1962 yewe na mbere yaho 1959 nibo bagize uruhare mu gufasha Parmehutu kwiyubaka no kubaka ya ngengabitekerezo yayo ishingiye ko igihugu ari icya rubanda nyamwinshi. Ishyaka rya IDC ririmo bitwaga abayobozi baryo bitwaga Alain de Brouwer, bagiye bagira inama kenshi Perezida Kayibanda, Perezida Habyarimana, mu buryo bwo gutsindagira iyo ngengabitekerezo izo leta zombi Parmehutu na MND byagenderagaho. Abo rero n'abakomeje kuyoboka amashyaka nkayo usanga bakomeza ibyo bitekerezo byo gupfobya mu buryo bwo guhisha urwo ruhare rwabo. Ikoranabuhanga by'umwihariko ikoranabuhanga rirebana n'isakazamajwi, isakazamashusho nka YouTube n'ibindi ni ryiza cyane. Ni ryiza cyane kuko ryihutisha iterambere. Mutekereze nk'iyo tuba turi mu bihe bya Covid tudashobora kuba twategura ibiganiro mu buryo bw'ikoranabuhanga uko isi yari gukora. Ariko ubu abantu bari muri Australia, twebwe turi Kigali tukagirana ikiganiro online hifashishije ikoranabuhanga. Birumvikana rero ko rifite akamaro kanini cyane. Icy'ingenzi ni uko rigomba gukomeza gukoreshwa muri ubwo buryo bwiza, tukanareba ko kamaro rifite mu buryo bwo kwihutisha itangwa ry'amakuru, mu buryo bwo kwihutisha itangwa ry'ibitekerezo no gufasha isi gukorana mu gihe ari nini, ariko ikegerana ikabasha gukorana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikigomba kwitabwaho ni uko abakoresha izo mbuga nkoranyambaga, abakoresha YouTube, bagomba kumva ko bagomba kubahiriza ibiteganywa n'amategeko. U Rwanda rufite amategeko asobanutse, duhereye ku itegeko nshinga ritanga ubwisanzure buhagije bwo gutanga ibitekerezo, bwisanzure bw'itangazamakuru, by'umwihariko ingingo ya 38 y'itegeko nshinga igaragaza ubwisanzure itangazamakuru rifite haba mu kuyashaka ndetse no kuyageza ku bandi, ariko ndetse n'itegeko rigenga itangazamakuru. Ariko nk'ayo mategeko yombi, itegeko nshinga n'itegeko ry'itangazamakuru, bikanasobanura ko ubwo bwisanzure ntabwo bugomba kubangamira ituze rusange ry'abaturage, ntabwo rigomba kubangamira imyitwarire myiza, yewe ntinagomba kubangamira gahunda zo kwigisha urubyiruko. Ni ukuvuga twatanga urugero kwigisha urubyiruko amateka. Iyo umuntu ashobora no gusoma iyo ngingo uko imeze byafasha, kuko ingingo ya 38 y'itegeko nshinga ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru buremewe kandi bwubahirizwa na leta. Urumva iyo ni intego, leta irabwubahiriza. Ariko haraho leta itegeko nshinga rigiye gushyiraho aho ubwo burenganzira butagomba kurenga. Iyo ngingo irakomeza ivuga ati ariko ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru, ukurengera urubyiruko n'abana, n'uburenganzira bw'ubwenegihugu bwo kugira icyubahiro n'agaciro, ubwo kutagira uwivanga mu mibereho ye n'iy'umuryango we. Rwose aha birasobanutse. Cyumvikana nuko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, gutanga amakuru ntabwo buzana ibitekerezo bihungabanya rubanda. Baratandukira cyane. Reka mbaho urugero ku itegeko ry'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo. Ni itegeko ryavuguruwe muri 2018. Njyamo hari abitiranye bakavuga ko ari ryo muri 2013, iryo muri 2013 ryaravuguruwe muri 2018. Iryo tegeko dufashe ingingo
ingingo ya gatanu, ariko reka mpere ku ngingo ya kane. Ingingo